ry'agateganyo. Nguwo aratambutse aragiye. Hanyuma rero kandi impano y'Imana yahageze ari kumwe n'abandi, bo ntabwo twakirwa tugira icyo tubavuga kuko impano y'Imana niwe mustari uri muri aba ngaba. Impano y'Imana rero akekwaho ibyaha bigeze kuri 3, aho icyaha cya mbere cyo gusambanya abagore ku ngufu, icyaha cya kabiri kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, icyaha cya gatatu akekwaho ni icyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge cyitwa urumogi, aho akekwaho ko yaba yaranyoye ibiyobyabwenge harimo urumogi. Ibyo byose rero nk'uko mubizi, impano y'Imana Ngirinshuti Ezekiel mu by'ukuri we akagaragaza yuko ibyo byose yabikoraga atigeze akora amafaranga, kwa ahubwo ko yari umuntu Ngirinshuti Ezekiel yahageze nk'uko mubibona. Bityo rero tubabwire ngo naho mukanya, inkuru ni mukanya. Murakoze cyane. Gasaro TV. Ngira ngo rero mu mashusho muri kubibona ko Ngirinshuti Ezekiel n'ubundi nk'ibisanzwe wamenyerewe ku izina rya Mpano y'Imana agejejwe hano ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, ndetse ntago nareka kuvuga ko abantu ni benshi bagiye batandukanye, yaba abaje kumva urubanza rwe, yaba abavuga ko nabo yabatuburiye cyangwa se yabariye amafaranga, ndetse umubare munini ntago nareka kuvuga ko ari uw'abanyamakuru n'ubundi nk'ibisanzwe. Ngira ngo rero yahageze ku isaha ya 2:30 hasa rwose ubona nta kibazo afite, ubona ko ari kumwe n'abandi, ariko nanone ngira ngo haje abantu bamwe na bamwe mukagenda muganira cyangwa se wumva ku ruhande aho bamwe bavugaga ibintu ariko kibaza ati se ibi noneho byaba ari ukuri, byaba ari ibiki, aho bamwe bavugaga bati erega Mpano y'Imana ati afite ikibazo, aho bamwe wumvaga bavuga ko ari ikibazo cyo mu mutwe, ndetse muri bamwe bari baje hano ku rukiko nibo wabazaga ati se ikibazo cyo mu mutwe gute, aterega yigize no kuba yavurizwa Indera. Ibyo ngibyo byo ni ibivugwa cyangwa se ni ibyavugwaga hano ku rukiko, ntago tuba tubifite ibimenyetso, ntago tubizi, ariko n'ubundi reka mbabwire ngo niyo mpamvu tuba twageze hano kugira ngo dukurikirane akantu kandi ndetse tumenye ngo ese koko ibyo ngibyo biri kuvugwa mu rukiko biraza kuvugirwamo, biraza kuvugwa ko Mpano y'Imana koko yaba yarabaye Indera. Reka tubanze dore kuri icyo kintu, ariho bamwe bavugaga bati biramutse koko bigaragaye yuko uyu mugabo yaba yarabaye Indera, ati bishoboka ko nabwo hari abavuga yuko ashobora kuba yarabikoreshwaga nuko yafite uburwayi bwo mu mutwe. Ariko reka mvuge ngo n'ubundi ibivugwa cyane ko burya mu rukiko ni rwo rubyanzura bagendeye ku bimenyetso. Reka mvuge ngo rero abantu bari benshi, aho wumvaga bamwe bati nanjye namwohereje 50,000 ambwira ngo mugurire 20 cyangwa se mitsingi, ati hanyuma nimuha 50 we arama 500. Ariko nanone ukibaza uko abantu batekereza. Reka tuganire kuri iki kintu rero, ayo mafaranga ntayo wakoreye, byibuze nta n'ikintu namba wigeze ukora kugira ngo ube wabona kimwe reka mvuge ngo cya kabiri cy'amafaranga utanze. Byibuze niba utanze 50,000 uvuga uti ndunguka 25,000. None tukibaza ngo wowe nk'iyo myizerere yawe koko uba wumva nutanga 50,000 umuntu yagomba 500. Hari umwe wavugaga ati njyewe nuko ntaza kuba naza kuri kamera, atariko nanjye nohereje 50,000 mbyoherereza uyu mugabo, atambwira ngo arahita 500,000, birangira nonge kumuhamagara ati ndetse arantuka cyane. Ukibaza rimwe na rimwe hari ibintu abantu bagira mu ruhare. Iyi saha rero byakabaye byiza ibingibi bigiye bitanga isomo, ndetse aho yafatiwe navuga mu karere ka Rubavu kugira ngo abe yagezwa hano i Kigali. Nago nareka kuvuga rero ko umunsi navuga duherukaniraho tuganira, murabizi neza ko urubanza rwe rwari rwasubitswe, aho abamwunganira mu mategeko bavugaga ko batari biteguye kuba baburana, navuga baburanira uyu mugabo Ngirinshuti Ezekiel.
noneho reka tege iki kuri uyu munsi, ese nanone biraza kugenda bite, biruraza gusubikwa cyangwa se n'ubundi nk'ibisanzwe abanyamategeko baje biteguye bafite ibimenyetso bishyashya bigaragaza ko uyu mugabo noneho ibyo yakoraga cyangwa se bimwe mu byo yitwaza avuga ko atanga impano yarabifitiye uburenganzira. Ariko sinekereza yuko umuntu kuba yaba afite ibyangombwa byo gukora amafaranga, icyo cyangombwa cyo ntacyo tuzi, ntago kibaho ku muturage usanzwe nkatwe twese. Abandi wumvaga bavuga bati rero niba ibyo muvuga ari ukuri, Mpano y'Imana yarafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se yarigeze kujya Indera, ati ntago umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ati yakomeza kuba muri societe abe yakangiza societe. Ati niba uyu munsi akurikiranyweho kuba yasambanya umwana w'umukobwa, nimba ari umwe cyangwa se babiri, ibyo ntago tubizi, ntago turabimenya akantu ku kandi. Ati ubwo ngubwo iyo afite ubwo burwayi ajyanwa, navuga Indera kuba yakurikiranwa. Aho wumvaga abantu batabyumva kimwe n'abavuga yuko afite uburwayi bwo mu mutwe. Bati none se yagiye Indera bakamukurikirana, hanyuma yarangiza akagaruka mu bantu cyose muri societe, hari ibyo akora ndetse bitamugonganisha n'amategeko. Abandi bati hanyuma se icyaha cyo kunywa urumogi, ati none se nimba afite ubwo burwayi urumva urumogi ari gutatarwa. Nyine wumvaga ko ari ibintu abantu bari kuganira ariko batabivugaho rumwe. Reka mvuge ngo rero noneho uyu munsi abamwunganira n'ubundi ubu turi kuvugana cyangwa se ubu muri kutwumva, nubwo tutari kuvugana ariko tuba tuvugana ku mutima, binjiye muri sale y'iburanisha kugira ngo bunganire uyu mugabo witwa Mpano y'Imana. N'ubundi umuryango we waje gukurikira urubanza rwe kugira ngo tumenye akantu ku kandi, ndetse n'umuryango we nawe urahari kugira ngo babe bamenya ibyo uyu muvandimwe wabo cyangwa se navuga inshuti akurikiranyweho kugeza kuri uyu munsi. Ese biraza kugenda bite? Reka mbabwire ngo mwihangane, dukomeze tubane, turaza kubagezaho akantu ku kandi. Mu rukiko havugiwemo iki? Ese yemeye none kuburana? Cyane ko ubushize bamwunganira amategeko baravugaga bati rwose umukiriya wacu niwe ubabaye cyane kurenza navuga twese. Ati nimba atiteguye guhita yaburana, ati reka tubanze dushake ibimenyetso byazamushinjura hanyuma tubizane hano mu rukiko. Ariko nanone reka tuvuge ngo uyu munsi reka turebe noneho ese baba baje biteguye, cya kimenyetso cyabonetse ubushize bashakaga kuba bakerekana mu rukiko, cyane ko basabaga ubushinjacyaha bati ntago turitegura, turi gushaka ikimenyetso kimwe cyazamushinjura kandi nibyo bintu tugiye kujyamo kugira ngo tube twazagaruka hano mu rukiko tugifite. Reka mbabwire ngo rero dukomeze kubana akantu ku kandi, ndetse ntago nareka kubabwira ko rwose kugeza kuri uyu munsi noneho urubanza hari igihe ruba ariko bamwe bakibaza byinshi. Aho wumvishe n'uyu mugabo ari kwibazwaho byinshi pe, ntago nareka kubivuga, kwibazwaho byinshi. Noneho urubanza navuga aho bavuga bati ese aramutse asanzwe kuko afite uburwayi bwo mu mutwe, baturumva ko byaba bimuhaye amahirwe. Abandi bati none se niba afite ubwo burwayi kubera iki agira ubwenge bwo gukora biriya? Nyine ni ibintu bitavugwaho rumwe. Ariko reka mvuge ngo n'ubundi ubutabera buberaho mu nyungu za rubanda. Reka dukurikire akantu ku kandi kiri buze kuvamo, ndetse mbabwira ko duhari ku bwanyu, turaza gukomeza tubaha update. Ese byagenze bite? Yaburanye gute? Abamwunganira baravuga iki? Ubushinjacyaha uyu munsi noneho bwazanye ibindi bimenyetso, se byagenze bite? Ese abamwunganira bo baba babonye ibimenyetso? Mbabwira ngo dukomeze kubana akantu ku kandi, ndetse mbabwira ko kugeza kuri iyi saha ubu tuvugana ndabona abamwunganira mu mategeko bahageze, binjiye muri sale y'iburanisha. Reka dukomeze tubikurikirane, mbabwira ngo dukomeze kubana. Mu kanya gato cyane turaza kuza kubagezaho uko bigenze, uko inavuga baburanye cyangwa se urubanza niba rusubitswe, byose turaza kubibagezaho akantu ku kandi. Ndabashimiye cyane rero, dukomeze tubane, Imana ibahe umugisha. Gasaro TV.